waduhaye. Uyu ni umugisha usumba iyindi migisha, ko tugize amahirwe yo kuboneka hera hahera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu ngeri mwiza. Wagize neza Yesu kutwireherezaho, wagize neza Yesu ko udutoranya, wagize neza Yesu kwemera kubabara ku bwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Iyo tuje imbere yawe tubabaye, dutahana tunezerewe. Watanze ingurane y'ibibi, uzana ingurane y'ibyiza. Byukuri twari babi ntitwarabo kugirirwa neza, ariko ineza yawe n'urukundo rwawe rwinshi biratuvunjira, biratuguranira, biraduhindura. Oh, haleluya! Itugirira neza. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimye ko iyo twagize amahirwe yo kuba imbere yawe, hari ukundi duhindurwa, hari ukundi twiyumva, hari ukundi dusa, hari ukundi twumva. Izina ryawe nirishimwe. Dawidi nawe ngo ageze neza muri uwo muhamagaro, ageze neza muri ibyo bihe, arabigereranya asanga kuba mu nzu z'ibwami no kuhatura no kuhicara no kuharyama nta mumaro wabyo. Aravuga ngo kuba mu nzu yawe ngo biruta kuba mu nzu z'abami, biruta kuba mu nzu z'abakomeye. Izina ryawe turarishimye, turihaye icyubahiro. Natwe iyo twitegereje, iyo tugeze mu mwanya wabyo, iyo twinjiye mu buryo bw'umwuka, dusanga kuba hakomeye nta mumaro wabyo. Kubana n'abakomeye bigira agahe gato, biryoha umwanya muto, ariko kubana nawe Yesu bigira umunezero w'iteka. Biraramba, birakura, birakuza, birahagurutsa, biraremesha. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Iyo twitegereje abakiriyo aho twavuye, dusanga bagowe, dusanga barushe, dusanga nta byishimo bagira. Ibyo bagira bigira iby'akanya gato, ariko twebwe twahisemo kubana nawe Yesu. No mu bihe bitaryoshye y'ubuzima, iyo tugufite ubuzima bwacu bugubwa neza. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Ntidufite uburyo twakuvuga, ntidufite uburyo twavuga ibyishimo tugirira mu nzu yawe, ntidufite uburyo twavuga umunezero tugira iyo tubaye imbere yawe by'ukuri. Ushimwe Mana, ushimwe. Ushimwe ko washyizeho ibi bihe, ushimwe ko washyizeho uyu mwanya, ushimwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tujye kumva ijambo ryawe, ubwaryo rirera, nta nyengeri igira, nta warigaya, rihorana ubwiza, rihorana uburyohe. Ijambo ryawe gusa, reka dusengera umukozi wawe waramutoranije, nawe akwemerera kugukorera, ariko mu mbaraga ze no mu bwenge bwe n'ubuhanga bwe ntaho byageza umuntu, nta naho byamukura. Ahubwo reka dusenge kugira ngo mugirire neza. Mwuka w'Imana abe muri we, uko afashwa natwe dufashwe, kandi uko umuyobora ariko ayoboka, kugira ngo imitima y'ubwoko bwawe wateguriye guhaga buhage biturutse mu kanwa ndetse biturutse no mu buryo wamuyoboye. Urakoze, turagushimiye Mwuka Wera kugiye kubana nawe, ukaba umufasha, ukaba n'umujyanama n'umuyobozi w'ibyo dukwiriye kuri uyu mugoroba. Cyubahiro turakiguhereje, uragikwiriye, n'amashyura yakwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu tumuhe icyubahiro n'amaboko yacu. Haleluya. Umwami Yesu abaho umugisha. Ntabwo nzi gusirimba, ariko mu ijuru nzabimenya tu. Imana ishimwe ko tuzahurirayo turi abantu bo mu ndimi zose n'amoko yose. Haleluya. Mu gitaramo cy'umwana w'intama.
Imana ibahe umugisha. Abajene murakoze guhimbaza Imana, kuko hari ibindi birimo bisaba abasore ko babihimbaza, ariko murakoze guhimbaza Imana. Mwami Imana akomeze kubakoresha. Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ntakagira umuntu uhinyura ubusore bwawe, anjye agerekaho n'ibindi bintu bikomeye, aramubwira ngo ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera mu byo uvuga, mu ngeso zawe, muri make mu migenzereze yawe yose. Isi rero ikeneye abajene bubaha Imana kugira ngo babe bafite ururimi rwo kuvugana n'abandi bajene. Haleluya. Murabyumva nshuti z'Imana, mwagize umugisha wo kuba mu nzu y'Imana muri batoya. Ayo mahirwe nimuyabyaze umusaruro. Haleluya. Mu icyitegererezo cy'abandi bajene, mu icyitegererezo cy'abandi bantu bavuga ko bitashoboka ko umuntu yakizwa, wabane n'Imana neza ari muto. Rero Imana ibahe umugisha. Nihaye ijambo mpita nkomerezaho, ndashima Imana ko banyemereye guhagarara hano. Imana ihe umugisha umushumba mukuru, umubyeyi w'iri torero, Umwami Yesu amuhe umugisha kunyemera guhagarara hano. Ndashima Imana kandi ku bwa Pastor Augustin wantumiye, Imana imuhe umugisha. Si ubwa mbere nje hano, ibaza ko maze kuba utari umushyitsi cyane. Imana ibahe umugisha. Nitwa Hortense Mazimpaka, ndi umubyeyi, mfite abana b'abahungu n'abakobwa kandi bamaze gukura. Nagendanye n'abakozi b'Imana Jane na Didier, Imana ibahe umugisha. Ni abantu haleluya bafite imirimo myinshi bakora mu buzima busanzwe, ariko kuba batanze ako kanya kugira ngo tugabane uyu murimo mwiza, Umwami Imana bibahere umugisha. Murakoze rero kubwira Imana ngo Mana tugufitiye umwanya muri uyu mugoroba. Haleluya. Dufite umwanya wo kukuramya, dufite umwanya wo kwicara ku birenge byawe, dufite umwanya wo kukubwira ibyuzuye imitima yacu, dufite umwanya kandi wo kwigishwa nawe. Haleluya. Reka tuganire rero ku ijambo ry'Imana rikomeye murimo kwigaho muri iyi minsi, kandi nshimye Imana kubwo abandi bakoze umusaraba. Niba yaraducunguye, nuko mbere yo gucungurwa ubwo we nanjye twaziza, niyo mpamvu tutabasha kumva uburemere bwabyo. Ariko ntago yari kuducungura tutari imbata z'ikindi kintu, tutarabacakara ikindi kintu. Imana nishimye cyane. Imana rero yishyuriye, yaguze umudendezo wawe. Niba uri muri Kristo Yesu, yanguriye umudendezo. Sinkiri imbata y'icyaha bira muri ubwo bubata cyahozemo. Niyo mpamvu umuntu wese wakiriye agakiza, haleluya, umuntu wahindutse umwana w'Imana, umuntu icyo Yesu yakoze ku musaraba yakizeye akacyemera, haleluya, yahindutse umwana w'Imana. Ntashobora gusubira mu bubata ukundi. Yagira intege nke, yatinda kurya ijambo ry'Imana, agatinda gukura, yagwingira se. Nkuko umwana wese wavutse yatagaburiwe ashobora kugwingira, ndetse ashobora no kugira izindi ndwara zituma igihe cyo gukura cyangwa se igihe cyo kureka kwikoraho iby'abana bikoraho kigasa nk'igikererewe kubera ukuntu yafashwe. Ariko wahuye na Yesu, yahuye nawe, haleluya. Akeneye gusa kurya, akeneye kuhagirwa nk'uko tubikorera umwana mutoya, hanyuma akagenda arushaho gusa n'uwamuguze, usa n'uwamukunze, haleluya. Niyo mpamvu abakijijwe Mana yanjye, ku manywa hano nigishe navuze ngo abakijijwe si abantu, haleluya. Murabizi abana bo ku muhanda byavuga ngo bakire si abantu. Ubu abantu bakijijwe, natwe ntituri abantu, turi abana b'Imana, haleluya. Watureba dusitaruka, tureba duhirima, ariko turi abana b'Imana, kandi iwacu ni mu ijuru. Dufite umurage, turi abaragwa baraganwa na Kristo. Amazina yacu ntiyanditse mu mirenge aho tuvukira gusa, yanditse mu ijuru, haleluya. Ibyo bintu rero nta kintu wabigereranya nacyo. Niyo mpamvu kuvuga gucungurwa bidakwirwa mu bwenge. Nanjye ubibabwira sinzi kubivuga, ntabwo bikwirwa mu bwenge. Abo tuvukana mu nyama n'amaraso, iwacu yitwa kwa Mazimpaka. Abo tuvukana mu nyama n'amaraso twanditse kuri papa umwe, tukandikwa mu karere kamwe aho twavukiye, ariko niba barimo abatarakizwa, hari ahandi hantu nanditse batanditse, ariko ndabifuriza ko nabo bakwandikwayo, haleluya. Turaba agaciro nshuti z'Imana. Mu isi turasa tugakubitika kimwe, ariko ntago dutuye ahantu hamwe mu isi y'umwuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubugingo bwanjye, ubugingo bwacu bwahishanywe n'ubwa Kristo hehe mu Mana, haleluya, haleluya. Turi ibiremwa by'ibitangaza. Abamarayika bafite amatsiko, haleluya, bahora barunguruka. Bantu bogejwe mu babandi Kristo yapfiriye, babandi twagiye kubona tukabona Imana yambaye umubiri. Yabindi Yohana avuga mu byahishuwe ngo Yohana atangiye kurira avuga ngo ninde wameni ibimenyetso bifatanyije igitabo, ninde watinyuka kuki ngo habaho ituze,
haleluya. Ariko hagiye kuboneka haboneka umwana w'intama, haleluya, igishyitsi cyo mu muryango wa Yuda, haleluya. Ngo baravuga ngo Yohana wirira Yohana. Uko niyo twabonetse, tuva mu bise by'umubabaro we, ducungurwa n'amaraso ye, haleluya. Uyu munsi twahindutse abana b'Imana, haleluya. Ubikwiriye kubera ibyirato. Kandi naje navuga ngo ndi bwitonde uyu munsi ko numvaga ijwi ritameze ukuntu, ariko twaracunguwe, turi abana b'Imana. Amazina yanjye Rutanse Mazimpaka yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ndabizi neza, haleluya. Kandi zamuka impanda, kandi itinze kuvuga ngasaza kuko nzapfa nshaje. Nawe shyira mwirya ngasaza, nabwo nzarangiza ibyo nagombaga gukora byose njye kuruhukira iwacu kwa data, haleluya. Inzozi zanjye si ukuzajya muri Amerika, nta nubwo ari ukuzajya muri Canada, ahubwo ndimo ndataha iwacu, haleluya. Imana ishimye kugucisha muri Canada mbere yo kujya mu ijuru, nta kibazo. Niba ari byo usaba ubihabwe, uzansanga i Kigali, nugaruka tuzaramukanya, haleluya. Inzozi zawe nuba ari kujya muri Amerika, abajene nta kibazo. Kandi nukuri imyaka y'ubutoya burya ibemerera kuzenguruka isi rwose, uzazenguruke ukubite muri Australia ugaruke, abari imyaka ya vantire ntacyo bitwaye. Ariko destination finale, ibihembo byacu si ukuragwa Canada, si ukuragwa Amerika, ibihembo byacu ni mu ijuru, tuzajya kubana n'Imana iwacu ni mu haleluya. Kuko narababariwe bya byaha byinshi, yarancunguye, yanguriye umudendezo. Nahoze ndi imbata y'icyaha, angurira umudendezo. Abacunguwe reka tumuhe icyubahiro, haleluya, haleluya. Twaracunguwe, yishyuye ikiguzi cyari gikwiriye. Mana tuyihe icyubahiro. Biraryoshye kuba muri Kristo, haleluya. Gusa kubyitiranya ntitumenye urukundo twakunzwe, ntituremenye ko twacungwe, nibyo bitugendesha duhetamye dushobewe. Ariko ubundi uko bihishurirwa, kugenda ubisobanukirwa, nta kintu cy'isi cyongera kukunamisha, ntikikubaje, kijya kuguhetamisha ugahita wema, kwibuka ko igihe gikwiriye. Abagalatiya 4:4 kugeza kuri 7 ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo. Igihe gikwiriye gisohoye, Imana yo gutungana k'umwana wayo ikanyemera ityo, haleluya. Ntushobora gusobanukirwa ibyo bintu ngo ureke gukunda Imana urukundo rw'ibisazi. Nari mvuze ngo rw'ibiki? Ntushobora kubisobanukirwa ngo ureke gukunda Imana urukundo rw'ibisazi. Muri make rugurumana, rutarakazuyaze, rutabigendamo buhoro buhoro, urukundo rwasaze, rutitaye ku cy'isi zasigara ivuga, haleluya. Kuko wasobanukiwe uko wakunzwe. Imana ishimwe cyane, haleluya, haleluya. Ngo acungura abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Ngo kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza, kuko turi iki? Abana bayo. Nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati Aba Data. Nicyo gituma utakiri wowe nanjye, utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana, uri n'umuragwa ubihawe n'Imana, haleluya. Ntitukirwanira imirage n'imigabane y'abantu, kuko byose birashira. Uretse no gushira, intambara zirabitwara, uretse n'intambara hari n'igihe babiguha bikaguhombera, ariko dufite umurage utagajuka, haleluya. Dufite umunani kwa data mu ijuru. Ntushobora guhonga mu maso, ntushobora kwijima, uzi ko ufite umurage umunani mu ijuru. Icyama umwuka wera akabihishurira umutima wawe, urugendo rwawe rw'agakiza rukakuryohera, haleluya. Ukaba utari hano kuko wabuze ukundi ugira, ahubwo ukaba uhari kuko ariyo mahitamo ufite, haleluya. Indi miryango igakinguka ukavuga uti no 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 no. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nanone muri iki gitabo cy'Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 13, muri uru rwandiko rw'itorero ryandikiwe itorero ry'Igalatiya 3:13, ngo kuko yaducunguriye yabikoreye impamvu kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu. Kuko ibyanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, utarigeze akora icyaha, yahindutse ikivume ku bwacu. Uwo muntu ni gute wamukunda gake? Kereka kutabimenya gusa, kereka kutabimenya. Utarigeze akora icyaha, handi mu Bikorintho 2 turabizi ko bavuga ngo Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Ariko none utarigeze yandura, ubashye Imana kugeza mu rupfu,
yahindutse ikivume ku bwacu apfuye urupfu rwo ku musaraba. Nagira ngo mbibutse ko bitatunguranye, abahanuzi bari barabivuze kera ingoma y'abaroma itaraza. Ingoma y'abaroma niyo yazanye ibyo kubamba ibisambo n'abagome ku musaraba, ariko Imana itegura, wigira ubwoba bw'ejo hazaza. Iyi Imana yavuze iby'ingoma y'abaroma n'uburyo umwana wayo azapfa ku musaraba hasigaye imyaka amagana. Ubu wibwira ko iyobewe ibyawe? Nahisemo kuyizera no mu byo ntumva. Haleluya. Imana, muzi ko ejo bundi twizihiza Pasika ku cyumweru. Muzi ko Pasika yabaye nyine mu minsi abayuda n'ubundi bizihiza Pasika. Mwibaza ko iyo ngiyo ari coincidence? Ni Imana ihuza ibihe. Haleluya. Barimo bibuka uko bavuye muri Egiputa, barimo bibuka uko basize amaraso y'umwana w'intama, haleluya, bakayasiga ku mazu, marayika urimbura akabacaho. Kandi ngo n'abanyegiputa babiganye nabo babayeho. Ibi bintu byoroshye bityo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo nk'uko inzoka y'umuringa cyagiye yamanitswe mu butayu, hanyuma abantu bariwe n'ubumara. Ariko ibyo bintu tujye tubyumva bidutere koroherwa n'ibya none. Bira n'iby'igihe cyabo, ariko iyo twabyumvise bidutera koroherwa n'ibya none. Ubumara bwabariye, abazi ubumenyi ho gakeya, nanjye mfiteho gake. Ariko turabizi ko niba ubumara bwinjiyemo ugomba gushaka umuti wo kwica ubumara. Ni gute ubumara bw'inzoka? Arya ni ubumara nyine. Ni gute ubumara bw'inzoka bwinjira mu muntu agakizwa no kugira gute? No kureba. Murumva ibyo bintu atari ubupfu? Ubupfu. Ariko yahisemo kukiza abamwizera, abakirishije iki? Ubupfu bw'ibibwirizwa. Ngo ukorere inzoka yamanitswe mu butayu uyirebyeho agakira, niko n'umwana w'Imana, haleluya, yamanitswe ku musaraba umurebyeho agakira. Agakiza karoroshye, ahubwo kuko byoroshye kandi twaramenyereye gukoboka bituma tutabyizera. Kumva ari ibindi bintu wagerekaho, kumva wasenga wikoreye amabuye, ariko mbega imvune. Isi iraruhije ubwayo ku buryo udakeneye gushyiraho izindi mvune. Haleluya. Utarigeze akora icyaha rero yahindutse ikivume ku bwacu. Haleluya. Yahindutse incungu, yahindutse ransom, yahindutse icyishyurwa. Niwe wahindutse icyo bishyura. Haleluya. Iki kiguzi tuvuga cyangwa iyi ncungu ni ikiguzi cyishyurwa kugira ngo uwafashwe bugwate arekurwe. Na muri iyi myaka hari ibintu bikibaho, abantu bashobora gufata umuntu bugwate bakamujyana, akaba wenda umunyapolitike cyangwa se undi muntu bazi ko ibihugu bimukeneye bazamutangaho amafaranga, bakamufata mu bugwate bakamushyira ahantu, bakamubwira ngo tuzamurekura ari uko wenda mwatanze miliyoni zingahe z'amadolari cyangwa ari uko mwakoze icyo ngicyo. Yesu rero yishyuye incungu, hanyuma dukurwa, twari ingwate, twari imbohe za Satani, atubera incungu, ahinduka iyo ransom, ahinduka iyo ncungu, wowe nanjye tuvamo turakira. Haleluya. Igitangaza cya mbere cyabaye mu buzima bwawe nuko wacitse Satani. Ibindi rero bikurikiraho byose burya biroroshye, habaho gusa kutabimenya, ariko byose biroroshye. Icyari gikomeye ni ugufata urutansi ukomoka mu muryango utarigeze kumenya Imana, utarigeze ahurira n'ijambo ry'Imana mu butoya, mu bukumi bwe, wakuze yigenga akora icyo ashaka, gufata urutansi ukamukura muri ubwo bubohe bwa generations na za generations mu miryango yaramije ibigirwamana. Icyo nicyo gitangaza cyari gikomeye, ibindi byose biroroshye. Haleluya. Burya wacitse Satani, burya wamucitse, burya ibindi ni ukukuriganya gusa, akagufatirana kuko ijambo ry'Imana ritagwiriye mu mutima wawe, akagufatirana kuko utazi icyo waguzwe, akagufatirana kuko utazi icyo wabaye cyo. Burya Satani nta kindi, nta kunda abasha abantu uretse kubafatirana. Ariko numenya ukuri, uko ukuri kugwira mu mutima wawe, uzamucika hano, umucike hano, umucike hano, kuko kantite, sinabyita kantite, ubu igipimo cy'ukuri tumenya ni nacyo gipimo cyo kubohoka kwacu no kumucika kwacu. Haleluya. Aha nakigufatiye rero nuko ukuri kw'ibyaho Imana yavuze utari wakumenya, umunsi wakumenye azakubura burundu. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu rero nshuti z'Imana, abibuka ko twaguzwe, ibyo tubamo nyuma yo kugurwa cyangwa nyuma yo gukizwa cyangwa nyuma yo gucungurwa, ibyo tubamo byose ababizi neza ko baguzwe. Ibyo tubamo byose, ibyo dushyizemo imbaraga, biba bisa nk'aho ari ukumwitura just. Ntitwarangiza urwo yadukunze, ariko nyuma yo muri make umuntu agukuye mu rupfu, agiye mu mwanya wawe warapfuye, ubundi ubuzima bukurikiyeho biba ari ubwo kumwitura urukundo.
ubu ndimo ndamwitura urukundo. Iyo uririmba usimbuka uba urimo kumwitura urukundo. Iyo waje mu materaniro uba urimo kumwitura urukundo. Iyo wiyimye iby'isi kandi byari bukungure uba urimo kumwitura urukundo. Haleluya. Twese abacunguwe, abaguzwe, haleluya, iyo duhitamo guca mu nzira isa nkaho ifunganye tuba turimo kumwitura urukundo. Nta kintu wakora cya depasi urukundo yagukunze, nta cyarusumba, ariko turimo turamwitura. Impamvu hamuvuga abantu babishaka batanabishaka ni ukugerageza kumwituraho urukundo. Haleluya, haleluya. Ndamutse nzi kuririmba no gusirimba nabyo nabikora. Ikiza cyose namenye muri we nzagikora. Ngira gute? Mwitura urukundo yo kabyara. Haleluya. Iyo dutanga amaturo, nabonye muri ufite ibikorwa byinshi byiza kandi umwami Imana abaho umugisha. Iyo munye urusengero rurimo ruteye imbere mba numva nguwe neza. Hano ntego ubu ni iwacu. Turi urugingo rw'umubiri wa Kristo. Muragasa neza, murakagira ibikorwa by'iterambere byinshi, murakagira umugisha. Haleluya. Iyo turimo tubikora rero, twaba dutanga amafaranga, twaba dutanga imbaraga zacu, tuba turimo kumwitura urukundo. Ntabwo tumuha ibyacumi kugira ngo atwishyure, ase nk'utwishyura. Tuba tumwitura urwo yadukunze. Haleluya. Nta kintu na kimwe ufite utahawe nawe. Mwabonye uko abasore basimbuka, aya magara mazima dusimbukana niwe tuyakesha. Ibyo dukora byose kandi bikazakuryohera gukorera Imana udasigana n'umuntu n'umwe. Numenya kumwitura urukundo ntawe uzasigana. Ntuzavuga ngo batanze make, ntuzavuga ngo ntibahari, ntibamfashije, ntabyo uzavuga. Uzakora usiganwa kugira ngo umwiture urukundo. Icyo azakwigisha cyose uzagikora n'umwete wose kugira ngo umwiture urukundo. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Twese rero bibuka ko twaguzwe. Ibyo tubamo, byo dushyize mu imbaraga, byo dushyize mu mwete, ni ukumwitura urwo yadukunze. Niyo mpamvu yacu yo kubaho. Iyo biba atari ibyo, wari gukizwa ugacungurwa urya munsi ugahita upfa kugira ngo n'isi itakugora ugahita wigira mu ijuru. Kandi wari kujyayo. Kuva wakijijwe wari bujyeyo. Wamwimitse nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wari kujyayo uhita upfa. Ariko igituma tudapfa, turi mu minsi yo kumwitura. Haleluya, haleluya, haleluya. Natinze kubimenya ariko aho nabimenye Yesu nzagukunda. Haleluya. Nzaguha icyo nzi ko baguha cyose, nicyo uzamenyesha cyose kizaberaho wowe. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Gucungurwa rero nshuti z'Imana bijya bitakaza agaciro. Kubera iki? Kuko tubipimira ku bipimo by'inahangaha. Umva ikintu gituma gucungurwa bitakaza by'inahangaha. None ukajya wumva ntibishyitse. Kumva biri bushyike nugerekaho kubyara. Kumva biri bushyike nugerekaho kujya muri Amerika. Kumva biri bushyike nukora twarubumu twinyigisho tw'indirimbo zingahe. Ukumva biri bushyike nitumwamamara kuri YouTube hariya bakatuvuga ukumva ngo nibwo bishyika, kubera kubishyira mu gipimo bitajyanye. Mu gipimo bitajyanye, mu gipimo bidasa, bitagira aho bihurira, bitagira. Umuntu wese wagize umugisha, umunezero w'agakiza ugataha muri we. Nabonye abo bantu basa, abakize cyangwa akennye, umunezero w'agakiza uraza. Abe yarabyaye cyangwa atarabyaye, umunezero w'agakiza ubuhari. Ntago ari agakiza plus kubyara, ntago ari agakiza kongeraho amafaranga, ntago ari agakiza kongeraho inzu, ntago ari agakiza kongeraho ikindi kintu. Nagakiza. Haleluya. Gucungurwa ntibigira igipimo cy'inaha, wibishakira inaha. Ntibigira igipimo cy'inaha. Biriya bindi byose tuvuga ni bya bindi Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi igusha imvura ku babi n'abeza. Abajya mu bapfumu barabyara, abajya mu bapfumu bagira amafaranga. Abicana, abacuruza abantu, muzi ko ubucuruzi bw'abantu bukibaho. Abacuruza abantu bagira amafaranga. Ni gute rero twafata gucungurwa tukabigereranya no gutunga amafaranga? Kandi n'abateza intambara ibihugu kugira ngo babone uko bacuruza imbunda nabo bagira amafaranga. Ni gute twafata gucungurwa tukabigereranya n'ibintu by'inahangaha? Ni gute? Muzi ko mu bapfumu batanga urubyaro, sinzi aho barukopera, akongera ngo ruba rwaragenwe n'Imana, wenda rutaraza kuko ntago Satani yatanga kubyara, ariko umuntu ajya yikozayo bakagira ibintu bamuha akabyara. Bajya batanga no gushaka. Njye umukobwa yaranyibwiriye neza, mugenzi we yamubwiye ati va mu bupfapfa ngwino tukwereka ko tubigenza. Narabikoze kandi urabizi ko ubukwe bwanjye bwaje bwihuta gutya ngo ntubizi se? Ati ndabizi. Fiancé w'amezi 3 ubukwe bukaba burabaye. Va mu bupfu ngwino nkwereka aho bakura imiti. Niyo mpamvu gucungurwa nta kintu cy'inanga byagereranywa nacyo. Icyama bikandikwa mu mutima wawe, inshuti y'Imana. Nta gipimo cy'ina,
nta gihembo cy'inaha, ntacyo. Haleluya, haleluya. Gucungurwa nicyo kintu sinavuga ngo cyongera, barinze kwandika baravuga ngo kizana umunezero mu ijuru. Ibi bintu tujya tubasha kubyumva. Luka 15:10 haravuga ngo ndababwira yuko ariko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihannye. Kuko tutazi munezero, burya mu isi haba umunezero, mu kanya ukababara, mu kanya ukishima, mu kanya ugaseka. Twebwe ntago tuzi ishusho y'ijuru y'ukuri, ariko iyo bavuze ngo ndababwira ukuri yuko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika, dushobora kwibwira ko mu ijuru bahoze bababaye. Oya we, bahoze mu munezero mwinshi utakwirwa mu bwenge bwacu, ariko mu kandi kanya kubwo gucungurwa kundi muntu umwe. Haleluya. Undi muntu amaraso Yesu akoreye, undi muntu igitambo cya Yesu gikoreye, mu ijuru ngo hakaba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika. Nicyo kintu cyonyine kizana umunezero bikandikwa mu ijuru. Nongere nkubwire ngo wibigereranya n'inahangaha. Inahangaha kuko tugira iminsi ya pati tukaryoherwa, abantu bakatubyinira, tugategura ameza, tukarya, tukambara neza. Iyo niyo minezero ibinaha. Ariko ubundi mwabonye hari ikindi kirengaho uretse kurya no kwambara neza, wenda no gutembera heza, simbizi. Undi munezero w'inahangaha n'uwuhe? Biba birangiye kandi ibyo wariye ntibikuraramo, igitondo biba byashizemo, ejo ukongera ugasonza. Ikanzu nubwo wowe wayiguze cyangwa ikote warigiguriye amadolari 1000, iyo wongeye kuryambara umunsi wa kabiri uhita ubirambirwa wowe ubwawe. Iyo niyo minezero ibinaha. Kuko rero tutazi umunezero mu ijuru, ntitubasha kumva iri jambo ryo muri Luka batubwiye. Basanzwe mu munezero ukabije. Abamarayika basanzwe bikubita imbere ya Data bavuga ngo urera, urera, urera. Hahora ibirori tutarumva ariko tuzatahamo. Haleluya. Hanyuma muri ibyo birori hakongera akazi ibindi birori kubera umunyabyaha umwe nawe winjiwe mu bacunguwe. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Yarakoze watuguze, yarakoze waducunguye. Icyama agaciro ko gucungurwa kakandikwa mu mitima yacu, ngo murebe abarokore ngo barasara muri uyu mujyi, ngo murebe ngo turirukanka, ngo murebe ngo ye baba we, ngo murebe ubukonje ngo baradushiramo, ngo murebe ngo kuba akazi yaze biradushiramo, ngo murebe ngo turasiganwa. Nitumenya agaciro ko gucungurwa umuriro wakwaka. Haleluya, 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 haleluya. Icyama tukamenya agaciro k'icyakozwe muri twebwe. Twarekera ibintu byo kugenda buhoro no kugenda dukurura ibirenge. Twagenda nko wa muntu wari umugaye wo mu byakozwe no mu gice cya 3 ku murongo wa 8, amaze gukira. Murabizi ko yaricaye ku irembo, ariko amaze gukira ngo yaragendaga yagera imbere akitera hejuru, amaguru we yarayaharaye mu gihe abandi bayamenyereye. Niko kutamenya agaciro ko gucungurwa byatumye tugenda buhoro. Umuntu aza kuririmba kurura ibirenge, yajya kuvuga ubutumwa mukabanza mukamwinginga, yajya kuririmba Imana yaramuhaye ijwi, vrema ijwi, akabanza kuvuga ngo envelope izabiri mwangahe, agenda seta ibirenge. Ariko turamutse tumenya agaciro ko gucungurwa, twagenda nk'uriya muntu wamugaye, twitera hejuru dusimbuka. Aho baduhaye amahirwe yo gukorera umwami twirukanka, aho badashaka ko tumukorera naho tujyayo, tubwira abantu iby'agakiza. Haleluya. Duhura n'abatamuzi mu muhanda tubivuga. Impamvu tutabivuga ntituzi ibyo ari byo, ariko mukawera yo kabyara abimishurire kwinshi kumwe nawe, abiduhishurire rimwe. Ni gute duca ku muntu urimbuka tukamureka tugatambuka? Nuko tutamenye gucungurwa icyo ari cyo. Tugenda buhoro nk'abafite igihe kinini, kandi buri munsi abantu bararimbuka. Buri munsi burya muri abantu twashyinguye, y'amatangazo yose wumvise kuri radio, burya haba harimo abantu 1000 barimbutse. Kandi abo barimbutse bari baturanye n'abantu bacunguwe, bakoranaga muri office n'abantu bacunguwe, bari bavindimwe n'abantu bacunguwe. Mukawera yo kabyara murimo mwizihiza Pasika, muri iyi minsi mwahaye Imana, mukawera agarura agaciro ko gucungurwa mu mitima yacu. Umuriro w'Imana wongere wake mu mutima wawe. Ibyisi byakuzimije, umuntu ashobora kuzimwa agapfusha akazima, yakora ibintu bikanga gucama akazima, imishinga yari yapanze itacama akazima, yagira hana sitara akagira izina ribi akazima. Umva umwe yarambwiye, yari umusore muto, yarambwiye ati ntago ndabwese kuki udasubira gusengera hariya. Arambwira ati nahakoreye amarorerwa, nahakoreye amarorerwa, ntago nasubirayo. Abo twari kumwe twanganaga mu kigero n'abavuga butumwa bakomeye bakomeje mu rugendo.
reka nkubwire, nubwo umwanzi yaba yaragukubise igicumu kikaguhinguranya ugakora amarorerwa mugani wuhu, uzagaruke. Data ni umunyembabazi. Twebwe dushobora kutibagirwa ibyo wakoze, ariko data ni umunyembabazi. Icyo cyamuzanye. Haleluya. Ntabwo agaciro ko gucungurwa kagabanukwa kubera ko ibyaha byawe byabaye byinshi. Umunyembabazi. Haleluya. 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 Muri ubu bwami bwa data rero nta kintu giciriritse kihaba. Nta kintu giciriritse kihaba. Nifuza kubasomera ijambo ry'Imana muri Matayo 13:44 kugeza kuri 45, ariko kugeza kuri 46, ariko ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana kuko Bibiliya yera na mirongo mwarayimenyereye iraza gutambuka nkaho mutayumvise. Reka nkoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana. Nari nkubwiye ngo muri ubu bwami nta kintu giciriritse kihaba. Ibyo twaguzwe ntago biciriritse, ibyo twahindutse byo ntago biciriritse, aho tugana ntihaciriritse, tukiri nahangaha ntago duciriritse. Haleluya. Turi abana b'Imana. Umwami w'abami yitwa data. Kristo ambere y'Imana akongera akambera n'umuvandimwe. Ntago ngo afite isoni zo kubwira se amakuru yacu bene se. Twebwe turi ntago azagira isoni zo kumurikira bene se, kubabwira data, kubabwira papa. Haleluya. Atwita bene. Uruvuga ngo yarasanganywe ibintu bihenze, yarasanganywe amadiyama, yarasanganywe amaperle y'ibiciro byinshi, yarasanganywe amasaro y'ibiciro byinshi, yarabisanganywe. Yarafite ibintu isi yise ko ari byiza, yarafite ibintu by'icyubahiro, yarafite ibintu bishimwa, yarafite ibintu abantu bapfa babishaka. Ayi, haleluya. Ngo nanone iby'ubwami bw'ijuru wabigeranya n'umucuruzi washakaga amasaro y'agahebuzo. Ngo nuko abonye rimwe ry'igiciro kinini, umva gakiza, umva gucungurwa, habonetse mu isaro ry'igiciro kinini kiruta ibindi by'igiciro byose yari afite, aragenda agurisha ibyo byose ararigura. Haleluya. Haleluya. Agakiza ntago gaciriritse, gucungurwa ntago biciriritse. Nubwo turimo tubihatira abantu dusa nk'ababingingira kunywa umuti, siko biri. Haleluya. Abakaguyeho bimeze nk'umuntu waguye ahantu hari ibintu trezor, hari ubutunzi bw'igiciro cyinshi, bimutera gusuzugura ibindi bintu byose. Haleluya. Asuzugura ibindi bintu byose. Iki nicyo cyari cyarabaye ku buzima bw'intumwa, bituma babica, bakabica ariko badashaka ko bivamo. Yusomye igitabo cy'Abaheburayo, zira ntwari zo kwizera. Ngo bamwe bendaga kurokorwa urupfu ariko bakanga kururokorwa, bagahitamo gupfira umwami. Abandi bakabakerera n'urukezo. Iteka iyo ntekereje urukezo nsanga rukomeye kuruta amabuye. Urukezo rwa rundi rutema ibiti, bagakerera. Umuntu agakomeza akavuga ati Yesu ni umwami, bagakerera Yesu ni umwami, bagakerera nzajya mu ijuru, bagakerera naramubonye, naramuhamye, sinamwihakana kugeza ashize mu mwuka. Urambwira ko abo bantu bari barabonye agakiza nk'aka tuzunguza ku gataro muri Kigali ya none? Ntibibaho. Ntabwo bibaho. Ubuzima buraryoha, uzarebe niyo umubu wakuriye kuntu bikumerera nabi, cyangwa uruyuki, cyangwa urukweto iyo rwakuriye uzumva uburyo bibiryana. Ubuzima buraryoshye. Kugira ngo rero wemere gupfa nuko warabonye ikintu cy'igiciro ntagereranywa. Haleluya. Uyu munsi nta muntu urimo kutwica, nta muntu udufatiyeho umuhoro, ariko isi n'imikorere yayo niyo persecution dufite. Isi n'imikorere yayo, isi y'icyaha, isi iri corrupted, isi yuzuye corruption, isi yuzuye ngo koraho gatoya, ariko nawe ntugakabye, n'abandi bose barabikora. Ndababara iyo umuntu avuze ngo n'abandi bose barabikora. Haleluya. Haleluya. Yarasanganywe ibintu by'igiciro, yarasanganywe amasaro y'agahebuzo, yarasanganywe amadiyama, ariko ubwami bw'ijuru buragenda buruta iby'agaciro byose yari afite. Iyi si ifite ibintu biryoshye pe, birakakuryohera, biragataha iwawe no mu bawe, urakabitunga, biraryoshye pe, ariko agakiza ntikagereranywa n'ibyo byose. Yarasanganywe ibintu by'agaciro, yarasanzwe asa nk'uwahiriwe n'isi, yarasanzwe asa nk'aho ubuzima bwamuhiriye. Yari umucuruzi ucuruza amabuye y'igiciro, amasaro y'igiciro cyinshi, ariko agiye kubona abona ibuye ridasa n'irindi. Haleluya. Ngo abona rimwe ry'igiciro kinini, aragenda agurisha ibindi byose bihita bitakaza agaciro. Niyo mpamvu gucungurwa ari ubwiru.
ni ubwiru, ni ibintu bitapfa kuza gukwirwa mu bwenge. Haleluya. Ni ubwiru bwahishwe kuva kera, ntibabumenya kugeza buhishuwe muri Kristo Yesu. Icyo nagusaba rero nshuti y'Imana no gukomeza kwegera aho ubwo bwiru buvugirwa. Gituma abantu bataryohewe n'iby'Imana nuko babyikozamo iminota mike, ariko ntushobora kwicara munsi yo kubaho kw'Imana, munsi y'aho ijambo ry'Imana rizima ryigishwa, ngo ubwo bwiru nawe bureke gutaha mu mutima wawe. Ugenda ukunda Yesu utazi igihe wamukundiye, ugenda uryoherwa n'iby'agakiza utazi igihe byuzuriye muri we, kuko wicaye munsi y'aho bivugirwa. Ariko umwanzi n'umuriganya aduteza kutabikumbura, kuko tuba tutaramenya kubyumva, none tukabihunga hakiri kare bitari byadufata. None agakiza kakubera nk'umutubishyi, kajya wumva mbese Imana yarakubihirije ubuzima, kavuga uti kera ntarakizwa ibintu byari byiza, byari bibi, we wari intumbi, wari umupfu, wari umutindi wo kubabarirwa. Nibi by'agakiza uhagazemo uyu munsi bitakurutira ibindi byose wabayemo, ongera wigira imbere mu Mwami, ari aho utari winjira. Mwibuke ko Yesu yavuze ngo ni irembo, ngo umuntu ninjira muri we azabona urwuri, muri we ni hagari. Ahubwo igihe umuntu agarukira ku irembo akajya agira ngo mu gakiza birabishye, ntago bibishye. Nanone mu Baheburayo haravuze ngo iyo baba ngo mbese batumbiriye gakondo bazahabwa babona ko ari nziza, ngo kandi bari bafite amahirwe yo gusubira aho bavuye. Iyo bashaka gusubirayo baba barasubiye, ariko ntago dusubirayo. Haleluya. Kuko aho tugana haryoshye, ari heza. Dufite amahirwe, imiryango irakinguye yo gusubira mu bupagani, imiryango irakinguye yo kongera gusambana, imiryango irakinguye yo gusubira mu, imiryango irakinguye yo gutereka mikrofone hasi nkareka kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko ibyo twahisemo biraruta cyane ibyo twahozemo. Haleluya. Niba rero ibyo urimo mu gakiza bitakuryoheye kuruta ibyo wahozemo, hari ahantu utari wagira, ongera wigira imbere, wicare ku birenge bya Yesu, mubwire uti ndabishaka ibyo bintu bitari byo kwigirisha. Uyu munezero w'agakiza bavuga ndawushaka, aya mahoro utanga aruta cyane ay'isi itanga, ndayashaka. Uzi ko azayaguha, uzi ko azabigusobanurira, uzi ko azabyicaza mu mutima wawe nuhatinda kwicara ku birenge bye. Mana ishimwe cyane. Reka nanyirize kuri iki cyanditswe kirekire, urwandiko rw'aba Efeso, ibyo Pawulo yandika itorero rya Efeso. Tugiye gusoma igice cyose, igice cya 3. Nanone ndasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Nagaruko Bibiliya ijambo ry'Imana ariyo nziza, nubwo ifite ikinyarwanda gisa nk'icyoroshye cy'uyu munsi, ariko mwabonye ko amaso yacu akunda kumenyera ibintu. Niyo mpamvu bigukwiriye ko unyuzamo ugahinduranya version usoma, kugira ngo utabimenyera bigatakaza agaciro. Igihe usoma Bibiliya, kuko aho hantu urahazi, tuvuge nko muri Yohana 3:16 twese turahazi, none tukabisoma twihuta. Ubwo kandi tukamenya 16 gusa, 17 ntituyimenye, 15 ntituyimenye. Ni byiza rero kunyuzamo ugahindura version usomeramo, kugira ngo byongere bibe fresh mu mutwe wawe no mu mutima wawe. Haleluya. Ubwo rero tugenda soma muri ijambo ry'Imana, urakurikira mu Bibiliya yawe yera. Urwandiko rw'Abefeso igice cya 3 kuva ku murongo wa 1 turageza aho birangirira, nanjye ndabandangije. Nicyo gituma njyewe Pawulo ndi imbohe nkorwa Kristo Yesu, ni bene data, kubera mwebwe abatari Abayahudi. Nicyo gituma njyewe Pawulo ndi imbohe nkorwa Kristo Yesu, kubera mwebwe abatari Abayahudi, kubera abanyamahanga, ngo mwaba mwarumvise umurimo Imana yanshinze kubakorera, ibitewe n'ubuntu bwayo yampishuriye ibanga ryayo, irimenyesha neza. Namaze kubyandika mu magambo make. Muribuka ko iyi ntumwa Pawulo ari intumwa yadusogongeje ikaduhishurira iby'ubuntu rwose, ngo yampishuriye ibanga ryayo, irimenyesha neza. Namaze kubyandika mu magambo make. Kuri 4, muyasomye mubasha kwiyumvira ukuntu nasobanukiwe iryo banga rya Kristo. Ekuze wumva iryo banga we ryafasha abanyamahanga, natwe rikadushyiramo. Ngo ni ibanga ritigeze rimenyeshwa abantu ba kera, ariko ubu Imana yarihishuriye intore zayo z'intumwa n'abahanuzi ikoresheje mwuka wayo. Iryo banga nuko kubera ubutumwa bwiza, niyo mpamvu Satani arwanya ijambo ry'Imana ngo abantu bahore mu mikino ariko ntibumve ubutumwa bwiza. Ngo iryo banga nuko kubera ubutumwa bwiza abanyamahanga kimwe n'Abisiraheli bafite uruhare ku munani w'Imana. Haleluya. Ngo bakaba ingingo z'umubiri umwe, kandi bagasangira ibyo byasezeranye muri Kristo Yesu. Haleluya. Twaracungwa abahoze ari abanyamahanga tutemewe, dufite umunani w'Imana, turi ingingo z'umubiri umwe.
turafatanye muri we. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo iryo banga nuko kubera ubutumwa bwiza, niyo mpamvu atwara cyane mu Baroma 1:17 ngo ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ni imbaraga ihesha uwizera wese kugira gute? Gukizwa. Haleluya. Ngo kandi muri ubwo butumwa bwiza niho kwa kwizera kudakorerwa, niho guhishurirwa mu butumwa bwiza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndimo gufashwa. Ngo iryo banga nuko kubera ubutumwa bwiza abanyamahanga kimwe n'Abisiraheli bafite uruhare ku munani w'Imana, dufite uruhare ku munani w'Imana. Ngo bakaba ingingo z'umubiri umwe kandi bagasangira ibyo byasezeranye muri Kristo Yesu. Ngo kubera ubuntu yangiriye n'impano yangabiye, nashinzwe umurimo wo kwamamaza ubwo butumwa mbikesha ububasha bwayo butwarira muri njye. Haleluya, haleluya we, haleluya, 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 haleluya. Ngo njyewe, mwumva aho yahoze, ariko Yesu uri mwiza. Ngo njyewe urutwa n'uworoheje cyane mu ntore z'Imana. Mwabivuze ku murongo wa 8. Njyewe urutwa n'uworoheje, ndi inyuma y'abandi muri make, ariko nanjye yangiriye ubuntu. Njyewe urutwa n'uworoheje cyane mu ntore z'Imana, yangiriye ubwo buntu bwo gutangariza abatari Abayahudi iyo nkuru nziza. Haleluya. Yerekeye ubukungu buboneka muri Kristo burenze ubwenge bw'umuntu. Niyo mpamvu igipimo cyo gucungurwa kitaba mu mibare y'inahangaha. Niyo mpamvu kiducanga, niyo mpamvu abantu batamenye Imana natwe ntibatumenye, natwe ntitwimenye. Haleluya, haleluya. N'ubukungu buboneka muri Kristo Yesu burenze ubwenge bw'umuntu. Ngo no gusobanurira abantu bose uko umugambi w'Imana ugomba gusohozwa. Uwo mugambi ni ibanga Imana umuremyi wa byose yazigamye uhereye kera kose, kugira ngo ubu imenyeshe ibinyabutware n'ibinyabushobozi by'ahantu ho mu ijuru ubwenge bwayo bw'ingeri nyinshi, ikoresheje umuryango wayo. Iyo bavuga umuryango wayo bavuga Eglise, itorero. Ngo nuko Imana yabikoze ikurikije umugambi wayo uhoraho yateganyirije muri Kristo Yesu umwami wacu. Ni nawe uduhesha uburenganzira bwo kwegera Imana ntacyo twishisha. Haleluya. Abacunguwe nuko tumeze, twahawe uburenganzira bwo kwegera Imana ntacyo twishisha, nta kiturega, byose byakuweho n'amaraso ya Yesu. Ngo ni nawe uduhesha uburenganzira bwo kwegera Imana ntacyo twishisha. Ngo bitewe n'icyizere tumufitiye. Haleluya. Icyizere dufitiye Kristo cyatwegereje Imana, tugira uburenganzira ntacyo twishisha. 13. Ngo nicyo gituma mbasaba kudacogozwa n'amakuba ndimo kubera mwe, kuko ariyo abazanira inyungu. Umva umuntu wamenye agaciro ko gucungurwa. Gereza nta kimubwiye. Haleluya. Ahubwo babariye abumva amakuru ya disi barimo reyo ngo yarafunzwe disi, we nta kimugize gute, nta kimutwaye, kuko azi ko igipimo cyo gucungurwa kitaba inanga. 14. Ngo niyo mpamvu mfukamira Imana Data w'imiryango yose yo mu ijuru no ku isi ishingiyeho, ndayisaba ngo ikurikije ubwinshi bw'umutungo w'ikuzo ryayo ibahe ububasha, mukomezwe umutima mubikesha mwuka wayo, kugira ngo Kristo ature muri buri muntu bitewe nuko amwizera. Ndasaba kandi ngo mushorere imizi mu rukundo rwe, murwubakeho. Haleluya. Maze hamwe n'izindi ntore z'Imana zose muhabwe ububasha bwo gusobanukirwa ubugari n'umurambararo z'urukundo rwa Kristo, ndetse n'ubujyakuzimu n'ubuhagarike bwarwo. Mbese utangire gusogongera ku bunini, ku cyo gucungurwa ari byo, ku rukundo wakunzwe uko rungana. Ayi, haleluya. Ngo nibwo muzamenya urwo rukundo rwe rurenze ubwenge bw'umuntu, bityo mwuzuzwe kamere yose y'Imana ibasenderemo. Umuntu wese uzamuna muri uru rugendo ukabona ngo ni umunyantege nkeya, uzamenye ko ari urukundo rw'Imana rutaragwirira muri we. Iyo rwagwiriye duhinduka abanyembaraga. Iyo rwagwiriye imikorere y'isi ijya munsi y'ibirenge byacu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko rero Imana ibasha gukora, niho ngeze 20. Ngo nibwo muzamenye urwo rukundo rwe rurenze ubwenge bw'umuntu, bityo mwuzuzwe kamere yose y'Imana ibasenderemo. Nuko rero Imana ibasha gukora ibirenze kure ibyo twasaba ndetse n'ibyo twakwibwira byose, ibigirishije ububasha bwayo bukorera hehe muri twabacunguwe. Sinabwiye ko muri uru rugendo nta bintu biciriritse bihaba. Ngo nihabwe ikuzo yo kabyara, nihabwe ikuzo yo kabyara, ntabwo byanditse, nihabwe ikuzo mu muryango wayo no muri Kristo Yesu iteka ryose, uko ibihe bihaye ibindi. Amina.
haleluya, haleluya. Twaraguzwe inshuti z'Imana kandi twaguriwe ibyiza bihebuje. Ntabwo yakuguriye kukwandagaza, haleluya, yakuguriye kukuzakurajya wa murage, kukuraga wa murage utagajuka. Kandi uriya murage disi uzi ko tuwutunga tukiri n'ahangaha. Umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana, tuba tubizi. Ntiturimo dusaba ubugingo buhoraho, turabufite. Umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko twahindutse abana b'Imana. Twaraguzwe inshuti z'Imana kandi twaguriwe ibyiza bihebuje. Twatandukanijwe n'ikibi kiruta ibindi kizabaho cyitwa irimbukiro, gutandukanywa n'Imana. Twatandukanijwe n'ikibi kiruta ibindi, gusa kuko bidakwirwa muri mind yacu. Ntago tuzi icyo twacunguwe, ntago tuzi icyo twakize, ariko umwuka wera agenda atuvunguriraho umunsi ku munsi. Muri make ntago dushobora kudescribinga kuzimu, ntidushobora yewe no kudescribinga, simbizi niba ariko bavuga kudescriva, ntidushobora kuvuga ijuru nk'uko riri mu mvugo y'inanga, ntitwabibasha. Tubimenyaho agace, ariko agace reka kagende gakura kugira ngo unezererwe ko wacunguwe, kugira ngo agaciro ko gucungurwa kandi kwe mu mutima wawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Abacunguwe rero, ndangiza, twese tuba twinjiye mu gihe cyo gushimisha, kuberaho, kubaho kubwe. Uwatugeze gute? Waducunguye. Ikintu cyaguzwe gihinduka icya nyiri kukigura, siko bimeze? Haleluya. Iyo nguze aka gacupa k'amazi kaba kabaye akanjye, nahitamo kuyasuka mu ndabo, nahitamo kuyanywa, nahitamo kuyakaraba mu maso. Abacunguye, haleluya, 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 haleluya. Tuhinduka rero igikoresho cy'uwaducunguye. Ibyo biri mu bintu bitera Satani ubwoba n'ubwami bw'umwijima. Areba gutya agasanga urutanse si uwa urutanse, agasanga urutanse si uwa Mazimaka, agasanga si n'uw'umugabo we gusa, akajya asanga hari undi mugabo ukomeye, haleluya, uri muri we wamuguze. Icyo niyo gihindisha Satani umushyitsi. Ntabwo ahindisha umushyitsi nuko wavuze izina rya Yesu rimeze nk'akantu kari magique gusa, ahindishwa n'uwabona muri wowe. Akavuga ati uyu muntu si uwe, si n'uwibunaka, ahubwo afite undi muntu wamuguze. Kandi uwo muntu yaradutsinze, yapfaga ku musaraba, haleluya, urupfu ntirumuherane, yaradutsinze, none atuye muri we. Nyuma yo gucungurwa rero, winjira mu buzima bwo kurekeraho kubaho ku bwawe. Aho niho hahesha Imana icyubahiro cyangwa hagatukisha izina ry'Imana. Bana b'Imana benshi bacunguwe ntago babayeho ku bw'uwo wabacunguye, ariko igituma batabaho ku bw'uwo wabacunguye nuko batarigenda imbere mu kumenya urukundo yabakunze. Uko wigira imbere kumenya urukundo wakunzwe, nta kindi kintu waberaho, ntacyo. Ndangize muri urwandiko rw'Abikorinto rwa 2:5-14-15. Urwandiko rwa 2 rw'Abikorinto 5:14-15. Ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye. Ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Kuri uyu murongo 15 muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abakiriho be gukomeza kubaho bishimisha. Subiramo. Ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abakiriho be gukomeza kubaho bishimisha, ahubwo babeho bashimisha Kristo wabapfiriye maze akazuka. Gucungurwa gukora ku mpande zombi. Nta kintu giciriritse kiri muri ubu bwami, kuko twaguzwe amaraso y'umwana w'intama. Imana ubwayo yasize ubumana bw'ijuru, yambara umubiri, ivukira mu nda y'uwo yaremye, ishaka wowe nanjye. Icyakozwe cyarakozwe, cyaranarangiye. Niba warizeye Kristo, niba utaramwizeye kandi ntuze gusohoka hano tutakwinjije muri iryo sezerano nawe. Haleluya. Ariko kimaze kuba, twinjizwa muri ubu buzima. Kandi yapfiriye bose, niho duhamagarirwa kugera. Kandi yapfiriye bose kugira ngo abakiriho be gukomeza kubaho bishimisha, ahubwo babeho bashimisha Kristo, haleluya, wabapfiriye maze akazuka. Asa nk'agoyemo ukuntu, kuko twamenyereye ko twaje muri Kristo kugira ngo atunezeze.
ariko burya yarakuguze kugira ngo ubereho kumushimisha. Haleluya. Hari akajambo dukunda gukoresha iyo turimo tubyinira Imana cyangwa iyo tugiye kuramya no guhimbaza, tuvuga ngo yaturemeye kumuramya no kumuhimbaza. Niko kuri, ariko ntibiba bivuze ngo yaturemeye kuririmba. Bivuze ko yaturemeyeho ubuzima bugira gute, bubonezeza, busubmitinga, buganduka, uvuga ngo yego mwami, ubwo ari ibyo ushaka nubwo ntabyumva, yego mwami, ubwo ari ibyo ushaka nubwo ngiye atari byo nashakaga, yego mwami. Ubwo buzima rero hari abantu bibwira ko bubishye. Ntabwo bubishye. Ubuzima bwo kumvira Imana, kwitoza kuyumvira, ntabwo bubishye. Mumbwire mugenzi wawe, ngiye kumanuka hano ndarangije. Mumbwire ubuzima bwo kwitoza kumvira Imana ntabwo bubishye. Twayihagarariye nabi, tubivuga nabi, turavuga ngo ubushake bw'Imana ngo burasharira. No. Ubuzima bwo kumvira Imana, iyo ugize umugisha ikakuvana kuri point A ikakugeza kuri point B ariho yagushakaga, iyo ugize umugisha ukagera iteka, iyo ugezeho uravuga uti kuki natinze kuza. Haleluya. Kuki natinze kwitaba, kuki natinze kukumvira. Uramutse ubajije Abrahamu mu guhamagarwa ke, Imana imubwiye ngo ndikujyanye ahantu nzahakwereka ugezeyo. Ariko uramutse ubajije Abrahamu nyuma y'imyaka yarakurikiye Imana, ukamubaza ari kuba muri Uriya Bakaludaya ukiri kwa so ukora bya bindi wakoraga no gukurikira Imana, ikiza ni ikihe? Abrahamu yakubwira ati Imana ntuyizi, Imana yambereye inshuti, Imana yamaye kubyara nshaje, Imana yamaye kurunguruka mu ijuru nkiri nanga, bigatuma ntubaka amazu, ahubwo nari narabonye undi mudugudu utarubatswe n'abantu. Haleluya. Abrahamu yakubwira ati ibyo ndimo nibyo byiza. N'abandi bose turimo kwitoza kubaha Imana. Nta kintu na kimwe Imana yanyatse hano, yampereye hano kitaje kiryoshye kurushaho. Mu minsi yo kuryamburwa biba bibishe, ariko mu minsi yo kukigarurirwa kiba gifite icyubahiro, kiba gifite ubwiza, kiba kirimo gusigwa, kiba cyuzuye imbaraga z'Imana. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Kumvira Imana ntibibishye. Umuntu uzakubwira ko byamubihiye si azaba yumviye, azaba yumviye ibintu bitari byo. Iyi Mana ntiyigeze iduhamagarira kuturushya, habe namba. Niwe mwami wenyine ugendana n'abatwaye. Ubundi umwami w'isi aba yicaye muri Palais Royal, kugerayo ntiwapfa no kugerayo nubwo uri umuturage we, ntiwapfa kugerayo. Ariko uyu mwami yaraje abana natwe. Haleluya. Areka kubana natwe, aba imbere muri twebwe akoresheje umwuka wera. Nta muruho n'umwe nacamo atari kumwe nanjye, kandi aho bikomeye ashyira ku mugongo akampeka. Niwe mwami wenyine uheka abakecuru bangana nanjye. Seriously. Haleluya. Aheka abanyantege nke, aheka abatangiye gutora agatege. Uyu mwami mukurikira usiganwa, yagukunze urukundo rutarondoreka. Va mu ntege nkeya, va mu guseta ibirenge, va mu kwingingwa, va mu kuko bakwibutsa baguhamagara ngo uterane urepete, ahubwo jya utanga abandi. Haleluya. Umubwire uti ngewe ntabwo naje kuririmba, naje kumwitura urukundo. Haleluya. Utubunge ntabwo naje gukora ku rusengero, naje kumwitura urukundo. Naje gutanga amafaranga y'inyubako, naje kumwitura urukundo. Haleluya. Hayibo ni mwiza we. Reka twe kurara hano, reka duhaguruke dusenge. Ni mwiza, yuzuye kugira neza n'imbabazi. Niwe mwami utagukiraho iteka. Yesu we yasanze Petero n'ubwiyemezi bwe. Petero yasubiye kuroba, kandi urabizi ko yaramubwiye ati no mu rupfu turagera nayo. Ngewe Petero ukuntu nizeye, no mu rupfu nzaguherekeza. Ni nk'ibyo tujya tumubwira. Burya uri murahira ngo sinzongera, nushaka uzareke kurahira kuko uzongera. Cyumubwira uti nyihera ubuntu, unyihere n'imbaraga mbyibashirize, ugendane nanjye mwami. Petero aramwemera avuga ati no mu rupfu, nubwo abandi bose bakuvaho. Ngo nari impara ariko nuko mbyibaza, ngomba kwera abakibutsa akavuga ati aba bapeti ba Jean ba Andrea, aba bapeti nubwo bakuvaho, ngewe Petero tuzagerana no mu rupfu. Arangije nyine biramunanira nkuko nawe nanjye bijya bitunanira. Hanyuma Yesu yokabyara araza muri Yohana igice cya 21 asanga wa mugabo mwiyemeho yasubiye kuroba. Petero abonye ko ari umwami ngo yero amazi azayirukanka, ahageze asanga Yesu yabokereje ifi n'umutsima, breakfast ku bantu bakwihakanye, abantu batanategereje. Petero yo yihangana, Yesu akabanza agapfa, byibuza yatinda nko kuzuka akabarirwa bivamo,
abantu batategereje, kandi yari yarababwiye ati ngiye gupfa nyuma y'iminsi 3 nzazuka. Bari babizi ariko bitarabonye aho byicara. Abatekera breakfast. Ntiyamubwira ati Petero sinari nabikubwiye, ashwi ntago ameze nkatwe. Twebwe uramubwira ati waguye bagutenda, sinari nabikubwiye, uko niko tumeze. Nari narabikubwiye. Nago Yesu yambwiye ngo nari narabikubwiye. Ariko ubu mwaretse tukamukurikira, mwaretse ugakora ku kintu cyose yaguhaye uzi gukora ukakimuheresha icyubahiro. Haleluya. Yesu uzi ko yabwiye abantu bose yahuriye nabo ku gashyamba y'aba Mariya Madalena ko batigenda ubwira intumwa, ugenda ubabwira abigishwa banjye na Petero nawe. Yarazi ko ngira ngo Petero azagira isoni zo kugaruka. Agashyira mu izina na Petero nawe umubwire tuzahurira i Galilaya. Amusanze barahura, ntiyamubwira ati Petero ukwiyemera kwawe ashwi. None nahita namubwira ati ubu rero mubo ntuma wowe bugiye ku ruhande byawe narabibonye, uri umuntu unamuka vuba Petero jya ku ruhande, sinzongera kuguha umurimo. Yesu w'amahirwe ya kenshi. Yesu w'amahirwe ya kenshi. Yesu udatinya guha imbabazi abantu bananiranye b'ibirara, nawe wakuyeho amaso, nawe ubwo aba yarikuyeho amaso. Ariko Yesu arambwira ati Petero garuka, Petero urankunda. Ati ndagukunda mwami, urabizi ko ngukunda. Ragira abana b'intama zanjye, ragira umukumbi wanjye. Ubundi umugabo nk'uwo ntago wamwongera kumugira umushumba, ahita umushyira ku ruhande ukamutenga byiteka. Reka duhaguruke dusenge inshuti z'Imana. Mwami Yesu abaho umugisha. Haleluya. Murakoze gukunda ijambo ry'Imana, murakoze gutaramira Imana. Haleluya, haleluya. Reka tumurambure amaboko tumubwire yongere yatse umuriro w'urukundo mu mitima yacu. Kuko gucungurwa ntibiba mu gipimo cy'inahanga. Waba waratinze kubona ikintu runaka gifatika, ariko gucungurwa ntago bigereranywa n'icyo watinze kubona, kandi nacyo azakiguha. N'abatamwubaha arabibaha, birahari. Uzabisitaraho nawe umunsi umwe, n'abandi bagiye babisitaraho. Nta muntu wavukanye amafaranga, nta muntu wavukanye icyubahiro, twese tuvuka nk'abambaye ubusa. Nta muntu wavukanye amashuri, uko babisitayeho nawe wabisitaraho. Ariko gucungurwa ntibiba mu gipimo cy'ina, wigereranya ibintu bitegeranye. Reka tumuzamura amaboko tumubwire ngo ngera unyibutse ko wankunze, nyibutse urukundo rwawe, nyibutse imbabazi wangiriye. Gucungurwa byongere bigire valere bikwiriye kugira mu mutima wanjye, kugira ngo ngukunde siganwa, kugira ngo ngukunde siganwa. Akariro kari karazimye, wongere watse umuriro w'urukundo rwawe mu mutima wanjye, ngukorere siganwa ntareba ku ruhande. Data tuguhaye ubuzima bwacu, tukuzamuriye amaboko. Urakoze ko wadukunze tutaraba gukunda, urakoze ko watuguze ukatugurira umudendezo. Twari imbata, twari twaraciriwe witeka, twari kure y'amasezerano, nta mugabane mu ijuru twari dufite. Twari abo kurimbuka byiteka, ariko waraje utanga incungu y'ubuzima bwawe, utanga incungu y'amaraso yawe, urapfa ku musaraba ku bwacu. Uyu munsi turigedegembya, amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, twarababariwe. Reka urukundo rwawe rwarashize mu mitima yacu bwo kutabimenya rwongere rwake. Muri iri torero hahaguruka abahungu n'abakobwa, abagore n'abagabo basiganwa, bashyira isi urukundo rwawe, bashyira abatakuzi urukundo rwawe. Umuriro wawe wongere wake mu mitima yabo, kugira ngo bari barazimye mu mpano, bari barazimye mu mbaraga, bongere bake, bongere bagire imbaraga. Ububyutse bw'ukuri bushingira mu rukundo rwawe bwongere bugwirire mu mitima yabo, maze tugukorere dusiganwa mwami w'abantu. Iri torero uriho umugisha, abashumba ubaha umugisha, abafasha umurimo w'uburyo bwose ubaha umugisha. Aba bana bawe, abahungu bawe n'abakobwa bawe bagukunda, baguhaye umwanya, ubaha umugisha, ubagwiriza ibyiza. Nitwongera guhura tuzabe twongera amashimwe n'ubuhamya. Tudahurire n'ahangaha, tuzahurire mu gitaramo cyo kw'ijuru. Urakoze nyagubara ku ngoma, icyubahiro cyose nikikugarukire, izina ryawe Yesu, amen. Hallelujah.